Ikaze nitwa Kamanzi Axel, ndi umunyamakuru umaze imyaka hafi 20 nkaba n'umufasha myumvire mu bijyanye n'ubuzima bwiza. Uyu munsi nagutemberanye nakujyanye muri Eden. Yego ahantu ndi hitwa mu Bwiza Eden, ni ubuhumbikiro budasanzwe kuko bagira ingemwe z'ibintu bitandukanye, indabo, imbuto, imboga, ariko bakagira n'indabo nk'uko ubibona. Ni ahantu heza cyane ushobora no kwifotoreza, ariko ikintu cyazanye cyane uyu munsi ni kugira ngo nkwereke bimwe mu bimera utaruzi yuko byera mu Rwanda, bikwereke hano i Musanze kuko mu Bwiza Eden bakorera i Musanze mu kigo cya MIPC aho abantu bakunze kwita Kamuhoza. Ntucikwe rero, ngwino wirebere ibyiza biri muri Eden. Ngwino dutemberane mu Bwiza Eden, pepiniere itangaje cyane kubera yuko usibye kuba bacuruza ingemwe z'indabo, iz'imboga ndetse n'iz'imbuto n'ibiti bitandukanye, banafite ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho umuntu ashobora gukoresha yifotoza cyangwa se ushobora kuhatembera ukaharuhukira. Mbere yuko nkwereka ibintu bitandukanye biri muri ubusitani cyangwa se muri ubu buhumbikiro, reka maze nkubwire muri make aha hantu ubundi byagenze gute kugira ngo habe hari ubusitani cyangwa se ubuhumbikiro. Umwaka wa 2016 nibwo aha hantu hatangiye. Abahatangije bari bafite intego yo gufasha abantu mu mujyi wa Musanze kubona ingemwe z'indabo n'ibiti n'imboga bashobora kwiterera mu rugo kugira ngo nyine hase neza, ariko banagire n'imirima y'igikoni irimo imboga zitandukanye. Uyu mushinga rero ntabwo ari byo gusa bakora, kuko banakora ubusitani. Iyo umuntu aje nyine akeneye kuba mukorera jardin iwe mu rugo, hari sample, urabibona ko hagiye hari ubwoko bw'ubusitani butandukanye, uburyo bwo kuhataka, uhitamo ibyo ubonye hano ukavuga bakagenda bakabigukorera mu rugo, cyangwa se wenda ukazana design yindi bakayigukorera. Ahangaha banatanga n'ubujyanama ku buryo bwiza bwo kwita ku mboga zawe, ku ndabo zawe kugira ngo zikure neza nta kibazo. Abanyeshuri nabo bimenyereza umwuga ujyanye n'ubuhinzi, bashaka gusobanukirwa n'ubuhinzi, nabo barabafasha kuko usibye hano urimo kubona hari ubusitani bw'indabo, ndaza kukwereka n'ahandi hari umurima munini ugiye uteyemo imboga zitandukanye. Rero umunyeshuri wize ibintu bijyanye n'ubuhinzi ushaka gusobanukirwa cyane ibijyanye n'ubuhinzi bw'imboga, hano baramufasha kugira ngo ajye ku isoko ry'umurimo afite ubumenyi. Ahangaha muri ubu busitani banatanga serivisi yo kwifotoza, abageni bashobora kwifotoreza, bashobora no kwakira n'amagathering mato nka za birthday ushaka kwikorera hano, nayo serivisi barayitanga. Bafite n'ibyo kunywa biba bihari, ariko ngewe focus yanjye uyu munsi ni ubusitani, nibyo ndimo kukubwira. Nakubwiraga yuko rero bafite ahantu heza cyane ushaka kwifotoreza, ushaka gukora wenda nka clip y'indirimbo, cyangwa se ushaka gukora shoot ya birthday, cyangwa ushaka no gutera ivi, cyangwa ushaka no gusohokana umuntu muri nature. Hano hantu kabisa, usibye kuba nyine ari pepiniere, babona kubwiye ni pepiniere idasanzwe, izo serivisi zose barazitanga. Ubwo rero ubwo maze kubabwira serivisi batanga, reka noneho twinjire nyirizina muri ubusitani. Ngiye ntabwo mvuga ubuhumbikiro ko ni ubusitani kuri ngiye, ko harimo jardin, harimo umurima munini, harimo n'ahantu hari ingemwe abantu bashaka kugura. Noneho turebe ibyo bafite kugira ngo bigende neza. Turabigaba mu byiciro, turabanza turebe ibijyanye n'ibirungo bitandukanye dukoresha, hanyuma turebe ibiti by'imitako n'iby'imbuto, hanyuma noneho dukomeze tureba ingemwe z'imboga zitandukanye. Mu gusoza nibwo turi bugereho mu murima munini, aho ndi bukwereke ibihingwa byinshi bitandukanye bahinga hano kuko baranabicuruza. Ubikeneye apana ibyo gutera, byo gukoresha imboga barazicuruza hano, ndetse n'imiti, kuko murabizi yuko ibyo twita ibirungo aba ari urukingo cyangwa se ari umuti w'indwara zitandukanye. Rero niba uri umuntu ukunda kwivurisha ibyatsi, ukunda gukoresha ibimera mu kwivura cyangwa se mu kwikingira, uzaze hano mu Bwiza Eden, ushobora gusanga nk'ibyatsi wabuze ahantu hose hano bihasanze. Reka duhere ku birungo akenshi dukunze kunywamo icyayi ku muhana n'abiteka bitewe n'ibyo ari byo. Izi ndabo ni indabo nyine urabona ko ari nziza, ariko ni n'umuti, zitwa karandura. Izi ngizi ni skin care yigendera, ko ushobora kuzinywa zigafasha uruhu rwawe, cyangwa se ukaba wazikuramo n'amavuta ashobora kugufasha mu bintu bijyanye n'uruhu bitandukanye. Dukomeje, iyi ni mente, uyu ni umuti ariko ni n'ikirungo. Ushobora kugishyira mu mazi, ushobora kugishyira muri morito, ni ahantu henshi bakoresha mente, ivura ibintu bijyanye n'ubuhumekero. Dukomeje ni verveine nayo
ni ikirungo gihumuza icyayi cyane, ariko ni ukutitondera ko kirarelakisa, kiraruhura, gitera n'ibitotsi mu gihe icyayi ni ukukinywa igiye kuruhuka. Iyi ngiyi ni kirikima cyangwa se turmeric. Ibijumba byayo bivamo ifu y'umuhondo izwi nk'iy'ikirungo, ariko ni n'umuti n'urukingo rw'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hanyuma dukomeje, iyo ni oregano dukunze kuyikoresha nk'ikirungo, ariko hari n'abayinywamo icyayi, nayo ni umuti n'urukingo rwiza cyane kuko yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hanyuma iyo ni sariyete yo noneho niyo ivukana na za romare na za timu. Yo ifasha ibintu byinshi cyane bijyanye n'igogora ndetse n'ubuhumekero, by'umwihariko inafasha cyane ku bintu bijyanye na sinezite. Hanyuma iyo ni merise ivukana na za mente, nayo ariko ikaba ifite umwihariko wo kuruhura no kuvura stress cyangwa se gufasha mu kurwanya stress. Hanyuma icyayi cyayo nyine nacyo ubwo birumvikana kugifata mu masaha yo kuruhuka. Bafite na hibiscus, urabizi ko indabo zayo zivamo icyayi kiringaniza isukari n'umuvuduko w'amaraso. Hari n'ibindi byinshi birimo za romare na za te. Ngewe nakweretse iby'umwihariko mbese, ariko bya bindi byose uzi by'ibanze birungo bijya mu cyayi byose hano barabifite, ibyo kugurisha ndetse n'ibyo gutera. Hanyuma na lavenda ntitwagenda ntayikweretse. Lavenda ifite akamaro kanini cyane, ivamo icyayi, iranahumuza. Hanyuma na kamomiye nayo iraruhura, itera ibitotsi byiza. Ushobora kuyitera noneho izi ndabo zayo ukajya uziyumishiriza ukikorera icyo cyayi. Aha hari ibirungo byinshi ntakweretse muri video, harimo za fenouil, estragon, soje, harimo za artemisia, harimo za mucayicayi indende n'ingufiya, harimo tager, hari na geranium, stevia, bya bibabi by'isukari n'ibindi. Uri bugende ukomeza ubona uko tugenda, kuko nitwinjira mu biti ndaza kwereka na laurier. Aha tugeze ni ahantu hateretse ibihoho by'ibiti, ingemwe z'ibiti ndetse n'izindabo zitandukanye. Ndagenda nyine mpanyura nkwereka bimwe muri byo, kuko nabikubwiye ntabwo najya kuri buri kamwe, ntabwo iyi video yazarangira. Ahangaha ariko by'umwihariko hari ibiti bya Coeur de Boeuf nziza. Urabizi ko akenshi Coeur de Boeuf zikunze kugira ibibazo, ariko izi zo ziba ari imbuto nziza cyane. Hari amavoka y'ubwoko butandukanye, hari amasapin zindi batera ku muhanda, hari indabo uri kuzibona kuno ari nyinshi kandi ari ubwoko bwinshi butandukanye. Harimo n'ibindi biti bigiye binyuranye, harimo za macadamia, harimo n'iby'indabo uri kubibona nyine. Hari ibiti bitandukanye, harimo ingemwe z'imyembe, harimo amapera, harimo amapapayi. Mbese uzahagere urebe ibiti byose wakwifuza gutera mu busitani bwawe, yaba iby'indabo yaba iby'imbuto, byose biba bihari. Igiti cya moringa ni igiti cyiza cyane kuko ibibabi byacyo bifite intungamubiri nyinshi, bagikoramo ifu. Iyo fu umuntu akayikoresha nk'inyunganiramirire. Ibibabi byabyo ni imari. Hanyuma ibindi biti biri hano, igiti nari nakubwiye ko ndibuze kwereka ni laurier cyangwa se bay mu cyongereza, kivaho ibibabi by'amafaranga, kubera yuko ibibabi bitatu tubigura 100. Rero tugiye guteka n'ikirungo cya bay leaf, kivaho nyine n'ibibabi by'icyo giti. Ubwo rero uramutse ugiteye uri kumva yuko ari business idea wanakora, wamugani ugatera igiti ukagigurisha ibibabi byacyo. Nacyo hano kirahari. Rero hari ibiti by'amaronji, iby'indimu, ibiti byose birahari. Hari imizabibu n'ibindi. Twinjiye noneho mu gice kirimo ingemwe z'imboga bagurisha. Hari ubwoko bwinshi bw'imboga, ntabwo ndi bugende nkwereka ngo iyi niyi. Ndashaka gusa kukubwira zimwe mu mboga bafite, usibye ko nyine nabonye ari imboga zose. Harimo n'izo uri buze kubona cyane cyane nitugera mu gice cy'umurima, noneho harimo n'izo ntari nzi yuko zera mu Rwanda. Mu bwoko bw'imboga bafite zo gutera mu murima w'igikoni, harimo amashu y'ubwoko bwinshi, amashu asanzwe y'umweru dusanzwe duteka, hari amashu y'umutuku,
chou frisé, hari za sukuma wiki, hari za shukare, hari dodo z'ubwoko butandukanye harimo n'izitwa musomati, hari epinari, hari spinach amoko abiri atandukanye, hari izitwa shikore, hari rokete, hari fenuye, hari leti amoko agera nko mu 10, hari piseri, hari poireau z'amoko menshi, bavuga ngo hari izibyara n'izitabyara, zose barazifite, hari ama onyo y'ubwoko bwinshi cyane, hari za ciboulette, hari na za sibure, burya ngo biratandukanye nabimenyeye hano. Hanyuma hari artichaut, hari gombo, hari intoryi, hari ibibiringanya, hari amapoivron y'ubwoko bwinshi, hari za beterave, hari imboga zose ushaka gutekereza ziterwa mu murima w'igikoni kandi ziterwa ari ingemwe. Hano izo ngemwe zose baba bazifite. Nkuko nabikubwiye mu Bwiza Eden ni ahantu hanini cyane, harimo ibice bibiri. Hano twari turi, iyo winjiye kuri gate kuri MIPC ubwo abari mu kuboko kwawe kw'ibumoso, winjiye kuri Muhabura Integrated Polytechnic abari mu kuboko kwawe kw'ibumoso. Noneho ngwino ngujyane mu kuboko kwawe kw'iburyo, noneho ahari umurima munini ari naho bahinga imboga bagurisha zo guteka, ariko hari n'izindi ngemwe ko ho haragutse cyane, banahahumbika nyine ingemwe. Mbega ngwino tujyane urebe, ubone izindi mboga utabonye, ubone n'izindi mboga bacuruza zo kurya. Twagiye. Muri iki gice cy'umurima rero harimo n'ibiti by'amavoka byinshi, kuko nayo barayagira yo kurya, za voka nziza z'imbangurire. Hanyuma noneho ariko ni umurima munini, ntabwo hamagaze, ntabwo ushaka kubona aho urangiriye. Uragenda ukagera hirya ukongera ugakata. Ngiye kugerageza nyine kugenda nkwereka imboga zigiye zihahinze. Ahangaha izi ni spinach, ni ubwoko bumwe bwa spinach, ko nabwiye ko bafite ubwoko bubiri bwa spinach, ariko hari n'izindi mboga nyinshi nkuko ngiye kugenda ndimo kuzikwereka. Izi ni isogo, hari ubwoko bubiri, hari n'izindi. Izi ngizi ni shukari. Niba uri umuntu ukunda kunywa ama green juice, nakugira inama yo kuyiterera iyi shukari ukabifite mu rugo, ukajya ukuraho ibibabi, nibwo unywa yizeye neza ko iyo shukari itagiyeho imyanda. Hanyuma hari n'ubuhumbikiro, utungutu n'utubazilike turacyari dutoya, ni twa turungo duhumuza cyane cyane ibiryo, cyane cyane amapizza. N'ubuhumbikiro bwatwo natonye ukuntu tumeze, nabwo ntabwo natusiga natukweretse. Hanyuma izi biscuits nazikubwiye mu gihe narimo kukubwira ibirungo by'icyayi. Izi ngizi ni fève, ni amafève, ni udushyimbo dutoya, ntabwo nari nzi yuko twera mu Rwanda, ariko urabona ko ahangaha mu Bwiza Eden turahari. Iziriya ni radis rouge, nazo izi ngizi zarakuze, nizo bazagurisha zeze. Hanyuma iziriya ni barbe, izi ni chou rouge, amashu y'umutuku, ni amashu meza cyane afite ibyo akungayeho byinshi bisumba iby'amashu asanzwe. Ziriya ni spinach. Hanyuma dukomeje ahangaha noneho ibingibi bundi ngo byera amasaro, bibonye gutyo wagira ngo n'umukararanka, ariko heraho amasaro. Hari amasaro bakoramo amashapure n'inigi, sinzi nimba uyazi, kubera ko ntago yeze ngo nkwereke ukuntu aba ameze, yera kuri iki cyatsi kimeze gutya. Izi ni dodo, hano hari dodo z'amoko menshi pe. Izi ni dodo rero basoroma bakagurisha. Artichaut yarantunguye kuyibona, ntabwo nari ninyiteze ko ahantu iri n'ubwa mbere nari mpageze, nakubwiye ko ari ubusitani bunini cyane. Artichaut rero ni imboga, ururabo bararurya, ariko n'ibibabi byayo ni umuti ufasha mu gusukura umwijima. Ni imboga zirimo fibre nyinshi nziza cyane, zinafasha no kugabanya ibinure mu mubiri, cyane cyane ibibi bya cholesterol nabyo bikaba byava mu maraso. Dukomeje n'imboga ziri muri uyu murima, ko ni umurima munini pe. Izi ni isogi, nigeze kwereka n'isogo kare, ariko hari n'izindi mboga nyarwanda nk'isaga, hari igisura, hari n'urudega ndetse n'imbatabata. Hari n'inyinya, twa dutoryi dutoya, natwo hano baradufite, ushaka no kudutera nako batuguha rwose. Izi ni cayenne pepper, ni urusenda rwiza cyane rufasha mu gusukura amaraso. Abantu benshi bakunda gukora ibintu byo kwivura cyangwa se kwikingira bakoresheje ibimera, murabizi ko muyikoresha yaba mu kuyirya cyangwa no kuyishyira mu mazi agafu kayo. Ngiyi rero uko bimeze iyo iri mu murima. Reka nze negere nkwereke ukuntu akabuto kayo kameze.
ni udusenda tureture nimba ariko navuga. Ni iyi ngiyi rero nayo ushobora kuyigura cyangwa se ukagura n'akagemwe ukagenda ukajya kwiterera. Ushobora no kubikoramo business ugatera umurima wazo kuko urabizi yuko ni imboga cyangwa se ni urusenda rukenewe n'abantu benshi hirya no hino. Uyu rero ni wa murima ngarutse hino. Ukuntu uyu murima umeze nk'inyuguti ya la ndende ya indi y'ikirenge ya Kigali. Rero ahangaha ngeze nko ku ruhembe rwa nyuma rwa la niho hari izi mboga murimo mubona, harimo cyane cyane amareti n'amashu hirya, ariko hari n'izindi nyinshi. Urabona ko ari ahantu habereye ijisho no kuhatembera umuntu akaruhuka mu mutwe. Usibye ibijyanye n'ubuhinzi, hano mu Bwiza Eden bafite n'agace gatoya k'ubworozi, ariko ntabwo nabura kukwereka yuko bafite inuma, bafite inkoko, bafite inkwavu ndetse n'inkanga. Bafite na gahunda yo kuzatangira ubworozi bw'amafi. Harimo gutembereza rero mu murima munini, kimwe mu gice kigize ubusitani bwa mu Bwiza Eden, ahantu hari ubuhumbikiro budasanzwe kubera yuko usibye kuba bafite ingemwe nkuko mu bundi buhumbikiro biba bimeze, bo banafite noneho n'indabo zitari zo gutera gusa, ahubwo nizo umuntu ashobora kwifotorezaho. Noneho bakanagira n'ingemwe z'ibiti bitandukanye. Umwihariko waho akaba ari uko bafite n'ahantu hanini hateye imboga z'amoko menshi cyane ushobora kugura noneho ukaba wagenda ukazirya. Ikindi bafite n'imboga nyarwanda zitandukanye ndetse n'ibyo twita imiti. Uramutse ubikeneye ushobora kuza nyine bakaguha ibyo ukeneye, ukishyura ibyo ukeneye niba udafite ahantu hanini ho kubitera. Ni mu karere ka Musanze mu kigo cy'amashuri cya Muhabura Integrated Polytechnic MIPC, ahazwi nko kuri Kamuhoza. Iyo ukinjira mu kigo niho ubanza kugera mbere kugeraho amashuri ari. Wabwira umusekirite ko ugiye mu Bwiza Eden cyangwa se ugiye mu mboga mu ndabo, bagahita kwereka ahariho. Ndabashimiye cyane.